bakunzi ba Twige Muzika ndabasuhuje kandi bari n'ikaze mu kiganiro Twige Muzika. Mwisanzwe ni kumwe nanjye Success the winner. Muri uyu mwanya none rero nkaba ngiye kubigisha uburyo twubaka key scale cyangwa se gamme mu rurimi rw'igifaransa. Bivuze ngo iyo tuvuze ngo key cyangwa se scale ni urufunguzo mu Kinyarwanda, urufunguzo indirimbo icurangiwemo cyangwa se iririmbiwemo. Gusa mbere yo gutangira isomo ryacu nasaba umuntu wese utarakurikiranye amasomo abiri natanze mu minsi yatambutse ariyo interval ndetse na itandukaniro hagati ya chromatic scale ndetse na diatonic scale, kuba ayo masomo yashaka hano kuri ino channel yanjye ya Success the winner. Ayo masomo akaba yayiga kubera yuko ayo masomo yamufasha kumva isomo tugiye kwiga. Hanyuma rero ikindi kandi ndasaba kuba mwakora subscribe, share na comment kugira ngo muzabashe kubona n'andi masomo nzagenda ntanga mu minsi izaza. Hanyuma rero bahaye ikaze mukurikire. How to construct a key or scale or gamme in French, cyangwa se gamme in Gifaransa. We are going to study how to construct a key or scale. Tujye kwiga uburyo twubaka urufunguzo cyangwa se scale indirimbo icurangiwemo cyangwa se iririmbiwemo. Reka duhere kuri scale y'umwimerere cyangwa se natural scale or key, which is called C major key or C major key. C, D, E, F, G, A, B, C. Muri hangana nkoresheje systeme y'Abongereza, ntabwo nkoresheje ya systeme ya Guido d'Arezzo w'Umutaliyani cyangwa se buriya buryo bandika amanota mu buryo bw'Italiyani ariyo do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Hanyuma murabona dufite itsinda ry'amanota arindwi, iri ni arindwi, iri ryagarutse, iri raha ni ryisubiyemo bigahita byitwa octave. Kugira ngo tumenye ino key yacu rero ni major. You have those things, major or minor key or minor key. Hari formule dushyiramo hano kugira ngo tumenye niba koko key yacu ari minor cyangwa se ari major. Hano rero turebe niba ari major. Formule ya major tugiye gutya ni tone, semitone, tone, semitone. Izi tones na semitone zivuga ni intera iri hagati y'inota n'irindi. Niyo mpamvu navuze ngo umuntu utarakurikiranye isomo rya interval cyangwa se itandukaniro hagati ya chromatic scale na diatonic scale, byaba byiza abanje gushaka ayo masomo akayiga kugira ngo abashe gusobanukirwa iyi formule. Hanyuma turebe mu busanzwe dukurikije icyo interval kivuga, hagati ya C na D amotone irimo, hagati ya D na E amotone irimo, hagati ya E na F harimo semitone irimo, hagati ya F na G amotone irimo, hagati ya G na A amotone irimo, hagati ya A na B tone irimo, hagati ya B na C semitone irimo. Ubwo bivuze ngo key yacu ni uku guteye. Kuri piano bizaba bimeze bitya, kuri piano bizaba bimeze bitya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mujya gucuranga uzacuranga C, D, E, F, G, A, B, C. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
mi, fa, so, fa, mi, re, do, so, la, so, fa, mi, re, do. This is ini key ya C major. Hanyuma reka turebe C minor. C minor. Nanone tuzubaka yacu rero C, D, E, F, G, A, B, C. Hanyuma formula ya C minor iteye gutya. Iyo dushaka kumenya formula ya C minor dufata ubundi minor ni inota rya gatandatu muri ki ufite 1 2 3 4 5 6 uzaba cyangwa se inota rya gatatu bano rimwe na gatatu twanze kuba kuti A B C D E F G A. Ubu inoki ya la ya A ni minor yi C major. Formula iteye gutya. Hano tone, semitone, tone, semitone, tone. Urabona ino formule itandukanye n'iyi. Hano dufite tone, semitone, tone, semitone. Tone, semitone, tone, semitone. Gusa icy'ingenzi ki iyo ari yo yose ibirimo tone eshanu na semitone zingahe ebyiri. Ibyo rero byose bihwanye na semitone 12 ziba ziri muri ki iyo ari yose igomba kuba irimo semitone 12. Hanyuma tukaba tumaze kwiga major key ya C major key, tugiye kureba noneho C minor key. Tugiye gushyiramo ya formule ya minor training ako karicyo tone, semitone, okay, tone, semitone, tone. Tuze turebe. Mu busanzwe hagati ya C na D nibyo habamo tone. Irimo nibyo. Ubusanzwe hagati ya D na E habamo tone. None harimo semitone. Turakora iki rero? Turatuza ku bimenyetso bita key signature. Icyo twita key signature. Ibi ni ibimenyetso bigaragaza key irimo. Hanyuma C minor key signature ni B, ni E flat. Ni E flat. Bwa flat tuzatishyiraho hano. Hanyuma flat rero cyangwa se bimuri kimaze. Iyo flat iri hejuru y'inota muri no interval hagati ya D na E, niba iri hano irabigenza turebe. Irakuraho semitone imwe. Niyo mpamvu rero hano dusanzwe tugira tone, ariko bitewe ni bimo cyangwa se ino flat hano byakuyeho semitone. Niyo mpamvu twasigaranyemo semitone hano imwe. Iza kuri hano kongeraho, ariko mu busanzwe ibimo E flat niyo key signature ya C minor key. Ubwo kuri piano cyo gucuranga izacuranga nishaka kumanga singomba kushushanya indi. Tuzana C D E. Mu mwanya wo gucuranga E uzacuranga E flat. Neza uza iri no tuzagihorera ucurange iri ngiri C D E flat F G A B C. Tasubiramo C D E flat wireke F G A B C, because it is C minor key. Ini minor key. Okay, tuve kuri
ya C. Hanyuma rero turebe indi key nanone ikunda gukoreshwa mu muziki. Ni key bita G, key ya G, naho turarebaho major key ndetse na minor key. Reka dore kuri major G, major key. Okay, G, A, B, C, D, E, F, G. Dushyiramo ya formule ya G iranga key ya major. We have a tone, semitone, tone, semitone. Tuza turebe. Mu busanzwe hagati ya G na A habamo tone irimo major. Hagati ya A na B habamo tone irimo koko. Hagati ya B na C habamo semitone irimo major. Hagati ya C na D naho habamo tone irimo. Hagati ya B na E habamo tone irimo. Hagati ya E na F habamo semitone. None harimo tone yacu hagati. Tugomba gushakisha uburyo formule yacu yute ibaje. Nta kintu dutekereza rero, turatekereza key signature ya G major key. Nta yindi rero ni F sharp. Ubwo hano dushyiraho sharp kivuze rero iki. Sharp yongereyeho kimwe cya kabiri cya semitone yari ahangaha bita yinuka tone. Hanyuma ubwo tone kizironi none hagati ya F na G amatone harimo semitone. Byagenze gute? Iyi sharp iri hano hasi ikuraho semitone imwe. Niyo mpamvu ifite semitone. Formule yacu ni iki? Ubwo nijya gucuranga tuzacuranga imeze gutya. G, A, B, C, D, E, F, G. Yes. Goza curanga G, A, B, C, D, E, F sharp, G. Okay. Ndabashimiye kwa mwakurikiye, mukomeze gukora subscribe, share na comment kugira ngo mubone andi masomo. Imana y'umugisha. Bye bye.